ubukungu, iterambere n'ubutabera, imiyoborere myiza n'imibereho myiza. Muri iki kiganiro tugira umwanya wo kuganira n'abaturage, tukumva ibyifuzo byabo ndetse tukabishyikiriza kubo bishinzwe. Turabararikira kubana natwe kuri Good TV hamwe nanjye Jean Damascene ndetse na mugenzi wanjye Eric Bertrand. Nyeza guverinoma, imibereho myiza, ubukungu, iterambere n'ubutabera. Tukaba mugiye kubana ndi nkundiye Eric Bertrand mfatanyije na mugenzi wanjye Jean Damascene. Ngira ngo uyu munsi kuganira ku iterambere cyangwa se ubuvuzi gakondo mu Rwanda buhagaze bute, bufatwa gute muri societe. Turagerageza gucukumbura zimwe mu mbogamizi zikigaragara, turebe imbogamizi zirimo, turebe hakorwa iki bishura runaka tutaramenya, bari buze kutubwira, turi buze kurebera hamwe iyo sura mbi cyangwa nziza, hakorwa iki ubuvuzi gakondo bufatwa koko nk'ubuvuzi icyo bumariye umuntu. Ujya ubona nko mu bihugu by'Ubushinwa ukuntu ubuvuzi bwabo gakondo buba bwarateye imbere cyane. Mu Rwanda rero hakorwa iki cyangwa se hari ubuhe bufatanye buhari hagati y'ababukora n'abagenerwabikorwa b'Abanyarwanda cyangwa abaturage muri rusange? Bakorana bate? Yego, bakorana bate? Ese hari ubwuzuzanye bushobora kuba hagati y'ubuvuzi gakondo n'ubuvuzi bwa kizungu? Nako ni akantu k'ingenzi abantu bajya bibaza. Rwari igihe ujya kwa muganga, kongera mbyumva n'abantu ugiye kwa muganga, arasuzuma indwara arayibura, arambwira ati jya mu Kinyarwanda niho bazagufasha. Ariko rero haramutse hari uburyo abo bantu bakorana bakuzuzanya, ntekereza ko byarushaho gusama amagara ya benshi. Hari bimwe mu bitaro nabonye by'Imasaka, ngira ngo bamwe bakunze kubyita ibitaro by'Abashinwa, harimo serivisi y'ubuvuzi gakondo ikorwa n'Abashinwa, kandi ubona ko ari serivisi nziza abantu baritabira. Nk'ibyo wari ukomoje uvuga ko ari igihe kimwe umuganga ashobora kuvuga ati iyi ni indwara ya gakondo cyane. Ati buriya rero hano rwose naha twagerezaga komeza ijya kwa muganga wa gakondo mu Kinyarwanda niko babyita, ya mu Kinyarwanda bakurebe, kandi kuko ugasanga umuntu agarutse atanga ubuhamya ati barandebeye baramvura undi mutaraga cyane rwose. Kuko ubuvuzi gakondo kera bwafatwaga nk'ubuvuzi bushingiye ku mivurire ya kimeza. Urumva n'ubundi ni bushingiye ku bimera, ni nacyo bivuze. Nubwo ari naho ugera hari imico imwe n'imwe usanga bw'abavuzi gakondo harimo na bya bintu usanga ntabwo hari aho uzasanga bakoresha za mbaraga z'ibimera, bakoresha ibimera kuko urega na ya miti ya kizungu, bya binini, ya miti, ya maserumu n'ibiki byose bituruka mu byatsi. Mu byatsi ahubwo ikiba kisumbuye nuko biba byanyuze mu nganda bakabitunganya tukabifata muri buriya buryo navuga bugezweho bwa kizungu, aho kugira ngo duhekenye ibyatsi cyangwa tumwe imiti y'ibyatsi. Ariko nabwo ni ubuvuzi ko na mbere mu myaka yashize n'ubundi abantu bararwara, kandi ntabwo twagiraga ibinini, twagiraga inshinge, hagiraga uburyo bavuramo. Abantu bagiraga uburyo bavuranamo. Hari inama yigeze kuba mpuzamahanga y'abavuzi gakondo, icyo gihe ngira ngo yari iyobowe na Gafaranga. Bavuze ko mu Rwanda hari ubwoko burenga 1000 bw'ibimera bushobora kuvura indwara. Burenga 1000? Rwose byashoboka. Urumva ko mu by'ukuri cya gisata cy'ubuvuzi gakondo ntekereza ko ni igice kidakwiye gusigara inyuma, ahubwo bikwiye kugenda paralele, ko ufite icyo bumaze. Kurumva icyo gihe niba abantu bararwaraga n'ubwo indwara ziyongereye ubu ngubu bitewe n'iterambere n'izindi mpamvu zitandukanye, icyo gihe abantu bararwaraga, abantu bakagira uburyo bivuza kandi bagakira, nubwo wenda n'abapfaga nabo. Ariko ubuvuzi bwa gakondo ari n'ahandi najyaga mbona bukaze cyane kurutaho.
ugasanga umuntu yarwaye nk'imitsi yo mu maso bamukubise imyotso kandi agaciro bamukubise imyotso kabisa kubita imanzi z'ubwiza hari rero umuntu yakoramo agashati y'abantu ukabona aratatse rwose imanzi z'ubwiza ukabona ko mu by'ukuri uba wumva ko ari ikibazo gikomeye cyane ntekereza ko ni igice kitagomba gusigara inyuma muraza kutubwira rero turaza gusangira ibitekerezo telefone ni 0788558582 tugasangira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri topiki twahisemo kuganira kuri no munsi yego 078830 kari kanyisobye kari kakwisobye ariko bibaho aho mwatwandikira ubutumwa mwaduhamagara ndetse no kuri WhatsApp muradusangayo no kuri WhatsApp muradusangaho dusangira ibitekerezo hanyuma ubuvuzi gakondo ko n'ubundi hari aho bwajemo butekamutwe cyangwa se gushakamo indonke cyane barumashana barahari handi muri karetse Kigali ho bireze ugasanga umuntu yafonda utuntu ajya ashyira mu ducupa twa surudo hari abahungu njya mbona babatembera mu karitsiye banafite utuntu tw'udufu mu gacupa utuntu tw'ibingibi ngo byatuma ngo ugarura mu bushake ngo byongera ubushake ngo mu Rwanda y'urugore noneho iyo ngingo kuyikoresha ushaka amafaranga ni ikibazo umuntu arashaka kutuganiriza ati mwumve twumve ibyari byo ndabona azindutse yego allo Kurikira TV ni igitekerezo cyangwa inyunganizi ni kuri Kurikira TV mwiriwe neza allo wakurikiye insanganyamatsiko turi kuganira hose reka dusuhuza abantu bose badukurikiye mu bice bitandukanye by'isi tunasuhuza mugenzi wacu Karine Kayitesi rwose twese tubanye mu kiganiro umuhinde turagutuza umuhinde Karine umuzungu kuruhu ni umuhinde uvuga ikinyarwanda akazi turabashuje cyane suho gusa kandi dufite abantu badukurikiye bari mu burengerazuba bari Rubavu abari za Rutsiro za Nyamasheke za Rusizi za Karongi dufite abantu kandi badukurikiye bari mu majyaruguru Bugesera turabashuhuje mwese Mayange mu centre Joseph uraho urakomeye nawe Joseph Mungiryi ako wamwemereye kujya kumukorera ubuvugizi ariko sinzi Joseph ariko buriya umuntu yanapanga kazageraho wanza atari na kure cyane Ngiryi ni mu murenge wa Jabana ngira ngo ni akagari ka Ngiryi ese ni n'akagari birashoboka simbizi neza ariko ngira ngo bari muri Kabuye ntabwo igera hari ahantu yoze tuzagutura n'ukuri ideni nubwo rimaze iminsi ariko no kugira ngo amarwa nyina amarwa ubu yatetse nyina babira Joseph ni inshuti yacu cyane twasuhuzaga abantu hari abantu kandi badukurikiye hari umukecuru inshuti yacu wajyaga duhamagara iminsi yashize w'inyamirambo amafaranga ya MTN yatwaye niba ariyo yatwaye ahubwo azongera duhamagare dukurikirane iriya nkuru kuko nimero ze ntabwo hari n'abantu benshi bahuje ikibazo nawe ikibazo cya MTN abantu batuburirwa bakurikirana ntagaruke abantu batuburirwa cyo ni ikiganiro cyiza twaganiraho ahubwo umukecuru niba ukumva cyangwa bakwibuka abo muziranye zongere duhamagare dukubona akanimero kawe igitega niba atazarweza amenyo hafi uzongere duhamagara abantu bari mu biryogo mudukurikiye za Nyamirambo abantu bari mu mujyi wa Kigali hatandukanye za Jabana za hehe hose Gasabo Nyarugenge ndetse na Kicukiro twizere ko mumeze neza tubibutse ko muri iki kiganiro turi buze kuba turi kumwe na perezida w'abavuzi gakondo mu Rwanda Rwanda ni umuyobozi w'ihuriro ry'abavuzi n'uw'agateganyo ni madamu Beatuye Imana araza gusobanura ibibazo byose mufite
by'abari babandi bitirira ubuvuzi gakondo bakabapfunyikira ikibiribiri baruburika bari aho mu makaritsiye babandi bo avuga ko kumva ngo yabaye umuvuzi gakondo muri karitsiye usanga ari guhondahonda utuntu ashyira mu dusatsi cyangwa ugasanga umuntu nawe ngo nataba umuganga azaba umurozi ubundi ibintu n'ibintu ngo ni umupfumu ugasanga yambaye amashabure akabirisha ata abantu bakirihahiye rwose bazi guteka imitwe bakarama baravuga ati kugira ngo nkuvure urazana inkoko y'ibara rimwe kandi wayizana akayirya ubu muzani naragahekenye ukazanye nzi ko karibwa n'abakurambere ni ukuvuga ngo abakurambere nibo bamutumye abakurambere bantumye ngo uzane inkoko y'ibara rimwe kandi yariye neza ikomeye kandi iyi sake kandi wayihageze ukumva atetse n'ubugari iyo nkoko buriya si uyirya inkoko niwe uyirya uko byagenda kose bizere rero ko abo bantu turabamaganye rwose niyo mpamvu tuba twateguye ikiganiro nk'iki kugira ngo turebe abo bavuzi gakondo niba hari icyo bamariye abaturage koko bafashwa bate kugira ngo akazi kabo bagakore mu buryo bwa kinyamwuga be guhinduka ikibazo ahubwo bakomeze kuba igisubizo agenda bite ubuvuzi bukorwe nk'ubwo hariho urugaga rwabo urwo rugaga rwo rubafasha iki kugira ngo bakore kinyamwuga ndetse barwanye n'abandi baruburika birirwa bahonda nimba hari abahari banditse koko banditse bazwi n'urwo rugaga hakaba ngabenshi akaba aribo batanditse ubwo wamagane abenshi n'abatanditse aho ntituzanywe imiti myinshi wamagane bikatubera bibi cyane ko nta buryo biba bipimyemo ntibyatsi ntiwamenya doze ngana gute ariko hari umuganga gakondo nabonye watangiye gukora ibintu bijyanye no guteza imbere ibihingwa bye akomoramo akoze ikinini kivura inzoka ubwo bushobozi bwo gukora ibinini yarabitesitinze nabonye ahubwo sinzi niba wenda gifite ubushobozi bwo kuvura ba nyiri kubyemera buriya cyangwa biracyari mu igerageza baracyabitesitinga byo byonyine ntabwo minisiteri irasohora itegeko rigenga ubuvuzi gakondo hari amabwiriza buriya itegeko umunsi ryabayeho rikaba kiriya umuntu azajya amenya ubuporosesi acamo ibyangombwa agomba gusaba noneho nirajyaho ubu muzajya bikora binyuranyije n'amategeko azajya hano ariko ubu riracyafunguwe nanjye ejo naba bavuzi gakondo nawe ugafata ibi ugahondahonda utuntu ariko se hari imiti myinshi nzi nk'umuravumba nzi ko ushobora kuvura inkorora ibyo ni bya bindi twakuze batwereka ababyeyi bacu umuravumba tuzi igicuncu n'umuravumba n'umubirizi kuvura inzoka ibintu nk'ibyo ibintu by'imyenya za rubagantare rubagantare ivura amibe ivura amibe ni ubwoko bw'ibyatsi ni imizi ahubwo ni icyatsi ni igiti kiba gifite bagira izina rikaze kabisa kuko kigomba kuba amibe cyayitse bakikayira uvuga ngo umuntu wakinyoye neza ngo wakinyoye neza ntabwo yongera kurwara ngo n'igikonjwa cya amibe kivamo ko abantu usenge numva barwaye amibe ari benshi kuki iyo rubagantare bakafata imwe ariko ibintu by'inzaratsi biza mu buvuzi gakondo biza mu ki yataraza gusobanurira nge inzaratsi zibaho ariko se ko hari abantu bazikoresha ari mudahamagare mutubwire inzaratsi zibaho cyangwa ntazo abantu muzikoresha cyangwa baziriye cyangwa mwazitamiye ariko se abazitamiye baba babizi abazitamiye utangiye gukira arabimenya wowe uzitamiyeho ukaba urimo gukira ushima Imana tuhamagara ushima Imana utubwire niba uko byagenze abandi birinda unari utuboga ntibibwija ahubwo abajya kuzirya bazirya bate hari ibyo babasegura hari ibyo barya hari imitongerano ibyo byose biri mu buvuzi gakondo cyangwa biri ku ruhande ahubwo yatinze naza tubwire kuko nanjye ntabwo ibyo bintu harimo ibintu utasobanukirwa rwose utarabikoze ubupfumu hari ubupfumu hari kuragura no kuraguza nibyongera ngo nibyo bupfumu nibwo bupfumu hari uguterekera iko no gusenga abakurambere oya kubandwa hari kubandwa no guterekera guterekera imandwa
mandwa babaterekera guterekera no kubana mandwa nizo ziterekera aho nta makuru mbifite mahagije nta muntu mukuru wabanzwe utwuma ngo tubwire ahubwo ndibaza kubandwa guterekera kuragura no kuraguza kujya gucisha inzaratsi no kuzitanga gucisha no kuzitanga byose biri mu buvuzi gakondo ubuvuzi gakondo ko biba byagezwe ngewe bavuze ubuvuzi gakondo nkanjye numva ubuvuzi bukoresha ibimera byo gupfumura ngewe icyo nigeze mbona hagati yo kuragura no kuraguza nabonye kuragura wararaguje oya sinaraguje nabonye aho babikora n'igihe nta gihano wigezwe mu mwana n'umuntu aya ko mureba nkagukeka yewe wakumva uwo muntu aguhaye igitekerezo cyiza wasanga agiye kutubwira ibintu bijyanye no gupfumura cyangwa yaraba mwaramutse mwiriwe mwaramutse neza mwiriwe ntimwaramutse mwiriwe yego amahoro ni ukuri namwe se yego Manuel mu Gakenke muri aho murakoze cyane aha rutiki rero ngo noneho ngo yasimbutse ngo mu rutoki bagashyiramo ibikabyo ni nako twese twabibonye kuri YouTube ibyo bintu by'umuzi n'ibiki byose ariko Emmanuel hari ibintu bigomba gukosoka YouTube n'itangazamakuru biratandukanye bariya ni abari muri bizinesi ibitangazamakuru abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bari muri bizinesi ntabwo ari itangazamakuru bariya bakoresha imbuga ni 50 gusa nta kindi barebeho ubwo ni ukuvuga ngo perezida w'abavuzi gakondo niwe bitanga perezidante nkaye mu kanya muri muhari mu mubaze do yagiye kuza ubimuhaye niyo waba utazi igicucu n'umuravumba cyo ni icyuho gikomeye rero abo nibo baduteza ibibazo cyo ni ikibazo gikomeye ahubwo niyo mpamvu tuba twateguye ikiganiro nk'iki abo bakoresha amahembe ni abakonikoni ni babi bihorere akabo karaza gushoboka ugasanga umuntu bamutumye ihembe rwose biriya bishyura ubuzima bw'abaturage mu kaga rega tugomba kubyamagana cyo ni ikibazo mu kanya araba araharaje dusobanurire iyo mikorere yari kabo karaza gushoboka bihorereye ibyo bigize komera mu Gakenke mukomere arakoze mu mwanya wawe
umva ko umuvandimwe rwose Manuel avuze ko ari akantu rwose urumva ko kari akantu ubu na minisante yaciye amaradiyo n'amateleviziyo yamamaza ibintu by'ubuvuzi gakondo yamamaza iby'ubuvuzi gakondo ibivanyeho biriya byagira ikintu bitanga kuko hari abantu benshi bamamazaga ibintu badafite n'ubushobozi cyane bakirirwa bidoga bati twebwe tuvura indwara zananiranye ubundi indwara yananiranye uvura indwara yananiranye Faisal irananiwe za sehashika zirananiwe mu Buhinde bakubwira ngo genda wiryamire indwara yananiranye ubundi umuntu ayivura ariko haraho nabonye batanga ubuhamya ngo bavuwe n'abarungi ari abantu ziko baba ari abatekinike hari igihe baba abatekinike bakaba babashyize hariya bakamuhereza ibintu hari urusengero ntagiye kuvuga nigeze njya gusengeramo nari ngiye guhinyuza ngewe ndi muvandimwe twumve sera halo mwiriwe neza niwe wamagaye rwose ni Goodrich yego muri bande muherereye he yagiye ariko twanamushimira no kuba badukurikiye ni byiza ni byiza ahubwo noneho agaruke yaduha igitekerezo hari ibyo nabonye kuri YouTube ugasanga umuntu biriya bintu nabyo birakabije ngira ngo na ribu yabyinjiyemo nuko bagihaye umurongo ugasanga umuntu ngo afite abagabo ngo 10 na bangahe bose ngo nabi harimo abo yavunaga kuri za YouTube niho byagiye harimo abo yavuninishije ngavuza amahembe ngagira bite utuntu wanabaririza ugasanga ni wabo ntibigeze bakora ubwo buvuzi kugira abagabo 11 harimo ishemara ishema abagabo nyine baba umwamikazi abero umwamikazi ngo aryamana n'ingaruzwa muheto zese n'ingaruzwa muheto benshi banza baranyoye ku miti none ntabwo baba bazima uze waba muzima uri umugabo cyangwa bari abantu bafite ibibaraga bituruke by'abatayimoni n'ibiki roze barabagize abira bintu bikwiye gucika kimwe nuko wa mugani ibintu Manuel wo mu Gakenke yavuze mu kanya bari aba YouTubers birirwa bashyira biriya bintu uziko ari byo biriya bintu ni nko gukangurira abantu ko babantu bafite imbaraga wagerekana ngo dore ngo agendera ngo kuri utaro ukabyerekana ukabifirima abantu ukabona umuntu ko aragukora ibintu ubona ko bidasanzwe biriya bintu biriya ni negative campaign kurano gushishikariza abantu kujya muri ibyo bintu by'imyuka mibi biriya bintu birasaba ko hajyamo ubushobozi bukomeye bimeze nka bya bindi ajya kubona ngo noneho ngamukubitishije inkuba ubwo ni ubuvuzi kubitisha abantu inkuba zubwo n'ubu cyangwa n'uburozi ahubwo n'uburozi ntabwo ari ubuvuzi ubuteka mitwe buri muri ibi bintu ngitagira amazi ngo ku manywa y'ihangu ariko zubwo urashishikariza abantu iki muri aho ngaho harimo iki urashishikariza ko uzakenera kubitishije umuntu inkuba azazi iwawe ubwo si ubuvuzi oya ahubwo ibi bintu bikenera regulation bikenera andi mabwiriza abantu bo batangaza biriya bintu nubwo wenda atari abanyamakuru b'umwuga ari abo ba YouTubers babishakira kandi ugasanga aho bavuga usanga uwo bavuga ari fiyeri yuko nyine bamuporobotinze ndabona n'abakiriya reka naje gukurikirana nsanga ni platform bihimbiye y'ama YouTube nkangaye nk'atatu abeshya kumenya ibintu barapanga utaro n'ibiki byose bakabiguruza bati ese sadobe bashyiramo bagashyira hejuru iyo ufunguye se harakubona mu kirere harakubona mu kirere kagenda n'akariho nago nagafoto baba bateretseho akabona umuntu ari ku gatabo byahehe agataro ukabona kicaye kuko ariko ntikagenda umuntu yagira ibibazo imbaraga zo hari bamwe bazifite banabikoresha arabuze isera cyangwa ntaba ndabona no kubyumva gutyo mu buhamya bw'abandi nk'abantu bo muri Tanzania Tanzania ariko bavugwaho ubuhanga mu bintu nk'ibyo
Tanzania numvise ngo hari umumeterekazi w'umukecuru ngo batwumva batubwire rwose w'umukecuru uhagarariye abandi wayanavura ariko akagira ate ngo bahagarariye muri East Africa bafite n'umuntu ubahagarariye muri East Africa mama wabo mukuru abantu nabo gutinya ahubwo numva batoroshye hari inkuru nigeze mbona mu minsi yashize hirya aha ngaha mu Gitega amasafuriya n'ibiki byose biri kuguruka bikava mu rugo rumwe bikajya mu rundi bica hari n'abateza abantu hari nk'uwundi numvise ubuhamya bwe watejwe ibimonyo bikamutera mu rugo ariko yari udufaranga tw'umusore yari umukobwa wahemukiye umusore twagomba kumugwa nabi yasinzira afashe agatotsi ibimonyo bikaza yakanguka bikagenda aragenda arananuka hafi no gupfa yesu muri ayo mafaranga wenda yari na menshi ntayo ari kubona ngo yasubize uriya amafaranga y'umusore arakwishyurira ishuri muzabana umwaka wa mbere wa gatatu ibintu bikunda kuvuga kuri ari nawe bikunda ntabwo usanzwe kandi waba ukubonamo umugore mwiza cyane batereka nkurihire anakurongore ngo ugire umugore uriya muntu aba agukunda umuntu ukwemvesitingamo amafaranga kurihira kaminuza yose kurihira akugaburira agera gutya warangiza umaze kugraduatinga wambaye yakanzu ugatanga mbere wabonaga ko ari umugabo kuko agwaye amafaranga yo kujya kurya yo kwishyura za geto muri kaminuza agugurira amafaranga ya silabisi urarangije wambaye ikanzu utangiye kubona ko ari hasi yawe ntacyo avuze ari imbesire kandi aho ugeze niwe uhakugejeje urangije ati nabonye abandi tujyanye kuri memoniva ibyo se bazabyikora kangahe ibyo nyine nibyo bigira ingaruka ntawe nshishikariza ngo ahemukire mugenzi ariko n'ubwo bupfura buke bwo kubeshya abantu undi nawe aravuga ati udufaranga twanjye ndashoye none mene nk'abo bagenda batanavuze neza agenda avuga ngo kare hasi sinahabana nako ngo kare nta bushobozi gafite akajya kureba babandi mu rwego rumwe babandi batagize icyo bamane ntabwo kize nikagize gati icyo gihe urumva uwo muntu nibwo yagira umutima mubi yajya kureba rero kuri YouTube ya makuru y'aba bandi budutaro n'ibiki ariko n'umuntu ukoroga gutyo ngo nusinzira ubone ibimonyo ukanguke aba afite n'ubushobozi bwo kuba yakurogesha kuhita uva ku isi ahubwo abagira ngo wumve yabagira ubundi ashaka kukwica uhagaze mbega igihano we wajya gusinzira ukabona ibimonyo birakwagaze sha ukikiranura nabyo masaha bukabura cyeye ugataka n'abantu bakaza bakabibona barabibona ahubwo ntumenye aho biregitiye rero ko abantu nabo ubwo buhanga bwabo babukoresha mu nzira mbi bagiye bakavumbura za formule chimique bakavumbura imiti yindi ivura abantu bakareka ibyo bintu byo ndwara z'ibyaduka mugani bashoye ubu abantu bafite ubumenyi hari ubumenyi niba ari ibibaraga by'epfiriya simbizi ni imbaraga ziri satanike kabisa imbaraga ziri satanike ubwo n'ubuvuzi gakondo nabwaye nubwo ariko iyo bagiye kuvuzwa bavuzwa muri gakondo bababwira ko ubundi bavuga ngo mujye kwivuza mu kinyarwanda rero ni gakondo tuzajya ku mupfumu cyangwa ujye kunywa ibyatsi hari abantu bitwa abagorozi bazwiho cyane gucuruza imiti y'ibyatsi n'amabomba n'amashyi ubwo rero bakubwiye ngo jya mu kinyarwanda niba utagiye ku mugorozi abarangi bo numvise bafite imbaraga ngo basigiwe na marayika mutagatifu harya bari baharira icyo gihe ngo Yezu ajya mu ijuru ngo yaravuze ngo mbasigiye marayika ngo ndagiye ariko mbasigiye marayika njyewe ibyo nibuka yavuze nubwo nari hano mu isi niwe muvuzi wabo mukuru ese bambe docteur ni docteur wa marayika tubana nabo bagomba rero kwivuza kwa docteur mwiriwe murakoze n'ukuri muduhe n'igitekerezo n'ukuri niba ntacyo bitwaye rwose mukuru muri bande muherereye Rubavu turabakunda cyane Rubavu ni bashuti bacu cyane
Sawa, rwose sawa. Jibril. Urakoze Jibril. Yego. Jibril arasobanutse. Kandi bari n'umusore mutoya ra. Bagira ngo umusore uri mu kiruhuko. Ni byiza cyane. Ni byiza buryo iyo hari n'abantu bakurikiye. Ni byiza turabizi mu muhari. Niyo mpamvu tuba rero twabategura insanganyamatsiko nk'izi ngizi tubona ko twe kuganiraho kugira ngo twungurane ibitekerezo tujye ndasago ndazizi zirabanze z'ubwiza hari umuntu ukuramo agashati wamureba ukabona ndasago ahantu hose ararasaze ariko nabyo ntabwo ari uriya muntu waba ashobora kuba ururasago rumwe ruba rumeze nk'urukingo rwa kovide ku bijyanye n'ubwirinzi ntibarwara uvuga ngo ashobora kuba afite izo ndasago zimukingiye ngo indwara zimukingiye kuba yarogwa n'abandi noneho buri rurasago ruba rufite ikintu ruvuga aba yaragiye azifata mu bice bitandukanye nk'uwo muntu amaraso ye yakenerwa yafashe izindi mbabare icyonze cyo ntabwo uwo ngo mucireho urubanza kuko hari uko byari byagenze ariko oya nibyo nibaza wenda urumva umuntu avangiyemo ya miti ya kinyarwanda sinzi ibyo bashyiramo bamuvangiyemo utuntu tw'udufu ntajya amenya byari aho udufu tugiye twirukase mu maraso k'ibituntu n'imiravumba n'ibiki byose ko tuba dukaze akantu umuntu ngo ugiye kurogwa afite ururasago uzi ko ngo asusumira agatitira niba bwa burozi bwari mu gikombe agahita kimena byumva ariko nabyo ari ibintu ubundi ni gusara cyangwa birimo izindi mbaraga utashobora abarimo imbaraga nyine barabifite nabo bafitemo urubaraga rwepfiriye ahubwo byose ukajya guhamagara turagarutse twe tugiye mu karuhuko gato ariko murabona ko tugarutse noneho turi ikipe y'abantu batatu wamushyitsi twari dutegereje ngira ngo yahageze mube hafi rero bya bibazo mwatubazaga mu bimwibarize dore yahageze ariko n'ibyo mwatubajije turabimugezaho nabyo abihere hasobanura ngira ngo yatangira yibwira abadukurikiye n'urwego ahagarariye tukaba noneho bya bibazo mwibazaga mwatubazaga cyane twe kuko twe tutabasobanukiyemo cyane arahari kugira ngo aze kubisubiza muri rusange kugira ngo mwatangira mwibwira abadukurikiye. Murakoze cyane, amazina yanjye nitwa Uwimana Beata, nkaba ndi perezida w'agateganyo w'abavuzi gakondo mu Rwanda bibumbiye mu ihuriro ryitwa Rwanda Network. Uti Rwanda Network bikaba ari ihuriro gakondo ry'abavuzi gakondo. Ese mufite imiryango ingahe cyangwa se mufite abanyamuryango bangahe kugeza ubu? Murakoze cyane, ni ukuvuga ngo kugeza ubu abavuzi gakondo mu gihugu cyacu ni benshi kuko harimo abataza mu muryango ngo bibaruze tubamenye, ariko abazwi tugendeye ku mibare y'abatubanjirije, ibarura ryakozwe 2011 ndetse n'imibare twahawe no twasimbuye 2019, abavuzi gakondo bari mu rugaga Rwanda Network basaga ibihumbi abantu bakora ubuvuzi gakondo usanga byareze mu makaritsiye kugeza aho ubona abaturage basigaye bari gutera icyizere mu buvuzi gakondo twakuze twumva ko bufite agaciro gakomeye ku munyarwanda. Abo bantu batari muri rugaga bakaba bari kugenda bahondahonda amabuye n'ibiki byose bakavuga ko bivura indwara runaka, bo mubakurikirana bateze cyangwa se mubagirize inama kugira ngo bareke kwica umwuga w'ubuvuzi gakondo. Murakoze cyane, nibyo koko hirya no hino hagenda hagaragara abantu bitirira umwuga w'ubuvuzi gakondo, ugasanga barabigize amaramuko kandi atari umwuga wabo, bikaba byica isura y'ubuvuzi gakondo nyarwanda muri rusange. Icyo urugaga dukora cyangwa se ihuriro ry'abavuzi gakondo, tubasha
gukurikiza amabwiriza duhabwa na Minisiteri y'Ubuzima, tukabasha kubasanga tukababaza umwuga wabo aho bawukomora, tukabaza ibyangombwa bahabwa n'ihuriro Rwanda Network. Iyo dusanze batabifite tubashyikiriza inzego zibishinzwe cyangwa se inzego z'ubuyobozi bw'ibanze, ndetse tukabakangurira kuza mu rugaga Rwanda Network mu gihe babifitiye ubumenyi, kuko kugira ngo umuntu aze mu ihuriro abazwi aho akorera mu mudugudu, abazwi mu kagari, ndetse tukamutuma n'abantu yaba yaravuye kugira ngo bamutangire ubuhamya abashe kwinjira mu ihuriro ryacu. mugenzura mute ko umuntu afite ubwo bushobozi koko bwo kuvura akoresheje imiti kinyarwanda? Ikindi kugira ngo umuntu ahabwe icyangombwa na Rwanda Network bigenda bite? Ni izihe ngingo mushingiraho zifatika? Murakoze cyane. Uretse ubu ngubu abantu babigize ubucuruzi, ariko ihuriro rigitangira umuntu yagaragazaga ibisekuru 7 by'umuryango akomokamo kugira ngo bigaragaze koko ko ubwo bumenyi abukomora mu muryango, agasinyisha mu mudugudu aho avuka, akazamuka akagera ku kagari, ndetse icyangombwa akagihererwa no ku murenge. Icyo cyangombwa kiriho ibisekuru 7 nicyo yazanaga mu ihuriro, agakorerwa icyangombwa cy'uko ari umuvuzi gakondo. Umuvuzi nawe utabikomora ku babyeyi, kuko ubuvuzi gakondo bushobora kwigwa ukabwigishwa n'ikigo runaka cyangwa se kampani ibihugukiye ikaba yaguha seritifika. Iyo seritifika nayo aba agomba kuyizana mu ihuriro kugira ngo bayishingireho bemeze koko ko afite ubumenyi ku mivurire ya kinyarwanda. Ariko muri iyi minsi usanga harabonetse akajagari gakabije cyane, ari nako nka komite nyoboye twahagurukiye kurwanya. Usanga umuntu aturuka hariya yarakoraga akazi ko mu rugo, yaracuruzaga agahomba, ugasanga araje ahawe icyangombwa cy'ubuvuzi gakondo kandi bya bindi bisabwa byanditse muri stati y'ihuriro atabyujuje. Gihabwa nande guciye mu ijambo cyangwa? Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo navuga ko amabwiriza yo gutanga ibyangombwa muri iki gihe atari kubahirizwa. Nabwiye ko ndi presidente w'agateganyo, ni ukuvuga ngo wari uriho hari amakosa ndetse nk'ayo gutanga ibyangombwa yakozwe agaragarizwa abanyamuryango anyuranyije n'amategeko shingiro y'ihuriro, bituma musimbura. Ubwo ibyangombwa byagiye bitangwa mu minsi yashize, ibyinshi byagiye bitangwa muri ako kajagari, kuko hari n'abo yari yaragiye ashyiraho bagendaga gusa bibonera umuntu bakamwaka amafaranga y'ikarita, bakamwaka amafaranga y'icyangombwa, ugasanga gihawe mu buryo bunyuranyije n'amategeko shingiro y'ihuriro. Ibyo rero nibyo komite mpagarariye twaje gukosora kugira ngo dusubire kuri ya soko, tubashe kumenya umuvuzi gakondo nyakuri uwo ari we. Ubwo ayo makosa yakozwe n'uwo muyobozi, cyane cyane kumva ko hashobora kuba harimo kutita ku buzima bw'abaturage, harimo kuroga, ahubwo guhumura icyangombwa w'umukozi wo mu rugo utazi n'imiti uburyo bari buyifate. Aho butane n'umurozi. Twumvise ngo babaga n'ibihumbi 50. Abaturage yabitubwiyeho mu Gakenke ati bisaba ibihumbi 50 ubifite wese. Ati nawe niba ubifite ndahita nkigushakira nkikohereza. Ubwo iterambere ry'ubuvuzi gakondo bashinzwe kubagenzura bimwe mu bahibi kandi batemerewe kuvura badafite ubwo bushobozi. Murakoze cyane. Ntabwo twavuga ko harimo iterambere, ari nayo makosa nyine twahagurukiye gukosora. Bikaba biri muri bimwe nazize mu minsi yashize. Nagiranye amakimbirane n'umuyobozi bituma namfungisha, ariko ukuri kuratsinda. Yayoboraga Rwanda Network, yari perezida, ngende vice presidente. Muri ayo makosa niyo nagiye ngaragariza abanyamuryango ndetse n'izindi nzego ko n'ibyo byangombwa bitangwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bituma tugirana amakimbirane. Abanyamuryango babashije kubyumva bafata icyemezo cyo kumweguza. Inshingano yari afite barazima kugira ngo tubashe gufatanya, tubashe kurwanya ako kajagari kari mu buvuzi gakondo. Nawe wasigayeho rero wabonye ayo makosa akorwa, urimo gukora iki kugira ngo wongere ugarure icyizere? Ko urumva abo bantu bahawe ibyangombwa nta bumenyi cyangwa n'ubushobozi bwo kuvura,
bari hanze barimo kuroga n'ubuvuzi butemewe. barimo baravura magendu, barimo baratanga imiti batazi uko ikoreshwa, batazi iki, barimo kuyobya abantu, barimo kuroga. Wowe nk'umuyobozi w'agateganyo uriho urakora iki nabo mufatanije kugira ngo ba bantu bamburwe bwa bushobozi babyamburwe ndetse n'iyo sura mbi mwambitswe iveho? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ubundi buri karere kagira umuyobozi uhagarariye abavuzi gakondo. Muri ako karere hakabaho n'inzego kuva ku murenge kugeza ku kagari, inzego z'abavuzi gakondo. Ubu ingamba dufite rero ni uko babavuzi bacu bahagarariye abandi mu karere bagomba kuduha imibare y'abavuzi gakondo nyabo bemera bazi mu karere kabo. Abo batazi mu karere kabo bakazaba batumizwa, bakazabazwa uburyo bahawe ibyo byangombwa, hakabaho kubagira inama ndetse hakabaho kuba bakwamburwa n'ibyo byangombwa kugira ngo babanze bigishwe, babanze bahugurwe niba ari abafite inyota yo kugira ubumenyi gakondo. Nibamara ubumenyi bahesha kubona ibyangombwa, tukazabaha ibyangombwa bibabashisha gukora umwuga w'ubuvuzi gakondo. Ariko bitabaye ibyo akajagari n'ubundi mu buvuzi gakondo kakomeza. None ubwo urumva hanze hari abantu babiri, hari ufite icyangombwa yarakibonye mu buryo bwemewe, hari n'ugifite yarakibonye mu buryo wenda bwa magendu, kandi bose barimo baravura, bose bafite ibyangombwa wenda bisinywe. Umuturage arizera ndarekende. Umuturage aramenya ninde muntu ufite icyangombwa kuko yabonye mu nzira nyazo, ninde muntu ufite icyangombwa cya fraude yaguze ku ruhande. Urakoze cyane. Buriya ni ukuvuga ngo amakosa n'ubundi ajya agira ingaruka ku buzima bw'abantu cyangwa se akagira ingaruka ku mibereho y'abantu, ariko amakosa iyo yakozwe ikigomba kwihutirwa no kugira ngo ayo makosa akosorwe. Twashishikariza rero abaturage bivuza bagana abavuzi gakondo kugana abavuzi gakondo bazwi, ariko uguze imiti igenda mu muhanda iba yatakaje ubuziranenge. Iyo uguze imiti icururizwa mu makosoko izuba riba ryayivuyeho, ndetse hakabaho mu cyo twakwita mu ndimi z'amahanga nka reaction chimique, hakabaho guhinduka kwa ya miti ikaba yabyara uburozi. Nibagane rero amavuriro azwi ya gakondo ku buryo nibagira ikibazo babasha kugera aho bakibariza. Kugeza ubu hari Rwanda network uyoboye, hari na wari perezida nayo yarakomeje, nayo yagiye irakomeza. Hari ikintu ushaka ko dusobanura none nk'abanyarwanda bakoresha n'iyo miti ya kinyarwanda banasobanukirwa. Uwo wiyomoye akaba yaranatanze n'ibyangombwa bitemewe ku bantu badafite ubwo bushobozi, akaba akomeje gukora, nkamwe mubifata mute? Ntari kugumya kwica ubuvuzi gakondo cyangwa se mwe mubifata gute muri rusange? Murakoze cyane. Icyo kibazo ni cyiza, kirakura n'urujijo ku banyamuryango. Ni ukuvuga ngo uyu muyobozi wayoboraga Rwanda network Nyirabineza Gertrude, nyuma yo kugaragariza abanyamuryango amakosa yakoze, harimo kwiharira ubuyobozi, harimo kuziba izindi nzego batoranywe nazo, kuko mu gutorwa kwacu 2019 twatowe harimo komite nyobozi, komite nkemurampaka, komite njyanama ndetse na komite ngenzuzi. Twese hamwe ku rwego rw'igihugu twari abantu 13, ariko wasangaga imirimo myinshi cyangwa hafi ya yose ayiharira, ndetse abo twari kumwe muri komite nyobozi ugasanga aradushyiraho gushyira mu bikorwa ibyo yatekereje, ari na cyanini twapfuye. Ubwo rero za komite zose zigizwe n'abantu 13 zose yarazirukanye, araduhagarika, aduha amarete araduhagarika ko tutakiri kuri izo nshingano zacu. Bigaragara rero ko yakoze ibintu adafitiye ububasha, kuko tuzi ko inzego z'ubuyobozi zishyirwaho n'abanyamuryango. Ugiye mu makoperative ndetse no mu bimina usanga abanyamuryango aribo bitorera inzego. Inteko rusange ni rwo rwego rukuru rufata icyemezo ku banyamuryango cyangwa se ku bayobozi. Bikaba bigaragara rero ko yakoze ibinyuranyije n'amahame shingiro y'ihuriro ryacu, akiha guhagarika abo bari bafatanyije kuyobora. Ibyo rero biri muri bimwe byatumye inteko rusange ifata umwanzuro wo kumutakariza icyizere iramuhagarika, kuko n'abahagarariye uturere 30 batowe n'abaturage mu gihe cya kera rwose twebwe twanabasanzeho
yarabahagaritse abasimbuza abandi badatowe n'abaturage. Twe dufata nk'aho ari abagenti bo kumushakira amafaranga bo kugenda batanga ibyangombwa muri bwa buryo twabonye budasobanutse. Ba basaza bafite ubumenyi gakondo arabahagarika bakura ku nshingano zabo. Ibyo rero byatumye abanyamuryango ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu bafata umwanzuro wo kumuhagarika ku mwanya w'ubuyobozi yari afite mu guhagararira ihuriro. Inshingano yari afite barazinshinga nka visi perezidante kugira ngo nsohoze manda twari dushigaje, kuko twari dukoze imyaka 3 dushigaje manda y'imyaka 2. Ibigaragara rero nuko za komite zose z'abantu 13 niwe usigaye wenyine, abandi 12 n'ubundi turi kumwe muri ya komite twatoranywe kugira ngo turangize inshingano. niwe wateresherejwe kubera amakosa yamugaragayeho, niwe wahagaritswe. Niwe wahagaritswe n'inteko rusange. Ahagaritswe ariyo muragenda shinga nawe indi aga Rwanda. Biriya ni ukwigomeka cyangwa gushaka gutanga bya byangombwa bitujuje ubuziranenge? Murakora iki? Twavuga ko ari ukwigomeka ndetse akaba bikora mu nyungu ze bwite, kuko n'ubundi aracyakomeje gutanga bya byangombwa, aracyakomeje kwakira amafaranga y'abanyamuryango, n'ibiti byose se aracyafite kashe. Twamwandikiye ibaruwa imusaba ihererekanyabubasha ndetse ayigezwaho n'umuhesha w'inkiko. Ntabwo yigeze akora ihererekanyabubasha. Hashize igihe kingana iki bibaye ibyo ngibyo? Yegujwe ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu 2022. Hashize amezi agera hafi muri 6. Hashize amezi yarenga. Ari ugifite kashe, ari ugitanga ibyangombwa? Yego, ariko ibirango yari afite, kuko n'ubundi ni ibyo yari yarashyizeho ku giti cye atabyumvikanyeho n'abanyamuryango. Ibyo twari twarumvikanye yarabihinduye ashyiraho ibindi birango, habayeho kubitesha agaciro. Hanyuma inteko rusange yemeza ibindi birango bishya ndetse na kashe nshyashya. Ariko ikibazo iyo umuntu arenze ku mategeko, hari amategeko ahana uwo muntu warenze ku mategeko. Bira n'ibyaha twakwita ngo ni ibyaha penal byo kwihesha ububasha. Ibirego tumurega rero twabishyikirije urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ruracyabikurikirana. Hashize kingana iki mu bijyanye kuri RIB? Twatanze ikirego ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi, ariko namwe murabizi ko mu kwa 9 nta kirakorwa agitanga ibyangombwa. Ariko murabizi ko muri Rwanda, ariko murabizi ko urwego rw'ubugenzacyaha bugira process rucishamo ibintu, gushaka abatangabuhamya, gutumiza uregwa, gutumiza abareze kugira ngo bakore icyo twita statement. Ubwo rero n'uyu munsi twagiyeho kubaza aho bigeze, batubwira ko RIB mu mirimo yayo igiye kubishyira ku musozo ikabishyikiriza ubushinjacyaha. Mubaza aho ngaho, urumva ubuyobozi bwari buhari bukoze nabi, baramuhagaritse, ahagurukanye ibikoresho, n'ubu aracyatanga ibyangombwa, namwe mutanga ibindi. Urumva ukuntu umuturage mu mucanga. None se hari uburyo mwigeze mukora bwo kumenyesha umuturage ko habaye izo mpinduka, ibyangombwa byatangwaga na runaka bimeze bitya, mukanabyerekana? Hari social media, hari platforms zitandukanye, radio, televiziyo? Twarabikoze, ni ukuvuga ngo twagize icyo bita conference de presse n'abanyamakuru batandukanye, tubagaragariza impinduka zabaye, ndetse habayeho no gutumiza indi nteko rusange ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa karindwi, batangarizwa cyangwa se bagaragarizwa ibirango bishya by'ihuriro. Inteko rusange irabyemeza, kuko buryo umwanzuro wose ufatwa n'inteko rusange. Kugeza iyi saa nta feedback navuga, nta abaturage ntago kubacanga gutuma bitiranya ibintu, ntago murabona ingaruka zabyo? Wenda ngo mubone abaturage mwumve ko bivovota bati mwaraducanze hano, yatanga ibyangombwa n'agatanga ibindi, ntabwo ingaruka turazibona cyane. Ni uvuga ngo nko ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 yatumije abanyamuryango, yatanze itangazo, kuko afite babandi yashyize mu turere basimbura babasaza n'ababwiye batowe n'abaturage. Twagiye tubaha amabarwa abahagarika, ariko n'ubundi twavuga ko bakora, reka mbivuge ko bakora bujura, n'ubundi bakinjira mu baturage, bakabagurisha imipira yo kwambara, bakabagurisha amataburiya, bakabaha n'ibyo byangombwa. Ariko iyo bimenyekanye tubimenyesha ubuyobozi bwite bwa leta buri muri ako karere. Ubwo rero ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8
yatumije umunsi mukuru w'ubuvuzi gakondo nyafurika usanzwe wizihizwa ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa munani buri mwaka. Mugiye no ku rubuga harya ni urubuga ubwo ngubwo website ya OMS mwasanga ko iyo tariki yemejwe n'abayobozi cyangwa perezida b'ibihugu bya Afurika babyemereza i Lusaka muri Zambia ko uwo munsi ariho ubuvuzi gakondo buzajya bwizihizwa. Ariko we rero yawutumije ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa munani ndetse abivanga n'umuganuro. Murabizi ko mu gihugu cyacu umuganuro ufungurwa ku itariki ya 5 ugafungurwa n'umukuru w'igihugu. We rero yarabikomatanyije abishyira ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa munani. Abanyamuryango bitewe na ba bantu yashyize mu karere bagiye bararika, hari abanyamuryango umubare runaka bitabiriye uwo munsi urakorwa, ariko munsi unyuranye n'ibyemejwe mu nama y'abakuru b'ibihugu. Ari nayo mpamvu twebwe n'ubundi ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa munani uwo munsi mukuru ngarukamwaka 31 kuwa gatatu, uwo munsi ngarukamwaka w'ubuvuzi gakondo nyafurika uzizihirizwa kuri stade i Nyamirambo, ya stade ya Kigali, kuva saa 3 kugera saa 8 niyo masaha baduhaye. Mbere yaho hazaba hari, nyuma yaho hazaba harimo imikino, murabyumva tugeze muri iki gihe cy'imikino. Ubwo rero nkaba ndarikira abanyamuryango ndetse n'imiryango nterankunga n'abafatanyabikorwa bacu ko bazadutera inkunga bakazaza muri uwo munsi mukuru tukazifatanya kwizihiza umunsi mukuru w'ubuvuzi gakondo nyafurika. Ubukungu, iterambere n'ubutabera, imiyoborere myiza n'imibereho myiza. Muri iki kiganiro tugira umwanya wo kuganira n'abaturage tukumva ibyifuzo byabo ndetse tukabishyikiriza kubo bishinzwe. Turabararikira kubana natwe kuri Good TV hamwe nanjye Jean Damascene ndetse na mugenzi wanjye Eric Bertrand. Ubukungu, iterambere n'ubutabera, imiyoborere myiza n'imibereho myiza. Muri iki kiganiro tugira umwanya wo kuganira n'abaturage tukumva ibyifuzo byabo ndetse tukabishyikiriza kubo bishinzwe. Turabararikira kubana natwe buri wa gatandatu saa 2 kugera saa 3 kuri Good TV hamwe nanjye Jean Damascene ndetse na mugenzi wanjye Eric Bertrand.